ndimo ndabona abapadiri Eugene n'abari mu Jubile ari muri Jubile tubahe amashyi mu ndugu tubahe twese turahurutse umubyeyi wacu nyakubahwa Musenyeri adutangirize ibyishimo by'umwanya w'isengesho. Izina ry'Imana Data na Mwana w'Umutagatifu, dushime Umwami Yesu udukunda twese. Turagushimira ko mu rukundo rwawe n'ineza yawe wadutoyemo umusaserdoti Padiri Sipiriyani uhimbaza yubile y'imyaka 25 akwemera ubuzima bwe. Turagushimira ibyiza byose wamukoresheje muri iyi myaka maze iyo mubaye hafi muri byose. Turamugutuye kumereza imbaraga kuwigisha ubufasha gusobanukirwa n'ijambo ryawe ndetse no kuyobora mu nzira y'ineza y'ukuri, inzira itugeza aheza mu ijuru. Turagushimira abaje bose kugira ngo dufatanye ibyishimo by'uyu munsi n'ibyo waduhaye kugira ngo dusangire kubera gutanga cya misa. Umwanya tugezemo rero kugira ngo umugisha ibyo tugiye gusangira, amagambo meza, ibyifuzo byiza, ibitekerezo byiza n'amafunguro dukesha mu bwawe adutuye ubuzima bw'umugisha tuzirwa Yesu Kristo.
ababikira n'abapadiri b'ejo ndabona cyakora harimo ababikira benshi harimo ababikira benshi abapadiri ni bake ariko nabo barimo icyubahiro musenyeri umunsi mukuru w'ibyishimo hateguwe umutima ibyishimo turaza kubigaragaza tukabisabwe kandi turabifite.
nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Vicaire General, banyakubahwa Saserdoti, nyakubahwa Sipiriyani waduhurije hamwe uyu munsi, yeguriye Imana mwese, bashiki bahire baturutse hirya no hino, bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mu guterura ijambo, reka mbanze basabe ishimwe Imana yatwiremeye ishusho yayo, ikaduha umugisha n'ububasha bwo kuba ibikoresho byayo mu gutanga ubuzima no kugira uruhare ku busaserdoti bwa Kristo, kuba yatoye ikabasiga amavuta. Banyakubahwa ese mumbiza amashyi n'impundu dushimira Imana. Nyiricyubahiro Musenyeri, turashimira Kiliziya Gatolika muhagarariye yemeye kwakira umwe mu bana bo mu muryango wacu ariwe Padiri Sipiriyani Niyitegeka, agahabwa ubupadiri mu mwaka w'2000, ubu imyaka 25 ikaba yuzuye. Mu muryango iyo umwana yiteguraga guhabwa rimwe mu masakaramentu y'umuhamagaro, ari ugushyingirwa cyangwa ukwiha Imana cyangwa ubusaserdoti, habaga hari ibyishimo ndetse bivanze n'impungenge. Umuntu yibaza ati ese azabubaka neza, azaduhesha ishema? Turashimira rero Padiri Sipiriyani kuba yaraduhesheje ishema mu rugo twamushingiyemo, ari rwo Kiliziya. Turashimira abantu bose bamuhaye hafi mu butumwa bwe, akaba yarabaye umupadiri n'umubyeyi ushobora kurerera Kiliziya ndetse akarerera n'igihugu. Nyiricyubahiro Musenyeri, igihe cya Yubile ni igihe koko cyo gushimira Imana, gusubiza amaso inyuma no gutekereza imbere hazaza. Mu myaka 25 ishize hari byinshi Imana yadukoreye twishimira, harimo cyane cyane no kuba yararinze intore yayo Padiri Sipiriyani. Gusubiza amaso inyuma itugarura ku isoko y'uburere cyane cyane ubwa Kristo bwaranze ababyeyi ba Padiri Sipiriyani, nawe akavumamo umuhamagaro wo kwiyegurira Imana, kimwe n'abandi bahisemo wo gushinga igihugu. Ibi biduha inshingano zo gusigasira uburere, tukabusakaza ku badukomokaho, nabo bakazabusakaza ku bazabakomokaho. Nyakubahwa Padiri Sipiriyani, nk'umuryango ukomokamo, turagusabira ingabire y'ubuzima buzira umuze, kugira ngo ubone imbaraga zituma ukorera wakwigombye mu myaka yindi myinshi ukifuriza mu gihe kiri imbere. Roho Mutagatifu agusenderezeho ingabire ze, agushoboze kandi agukomeze. Nyiricyubahiro Musenyeri, ndagira ngo nsoze mbashimira uyu munsi mwiza mwaduhaye kugira ngo dusingize kandi dushimire Imana duhimbaza Yubile y'imyaka 25
Padiri Sipiriyani amaze ari umusaseridoti mu rwego rw'ubupadiri. Turashimira uburyo mudahwema kumuha inama muba hafi ubutumwa bwose mumuha. Dushimira namwe mwese mwitabiriye uyu munsi mukuru. Imana y'isoko y'ibyiza byose ibasenderezeho imigisha yayo. Mukomeze muryoherwe n'ibyiza by'uyu munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze bateye namwe ku muntu gushimira Imana, ariko tunashimira n'uyu muryango kuko wahaye Kiliziya intore Padiri Sipiriyani. Tudatabye rero, reka tunatumira umubyeyi wabatisimu kuri uyu munsi, umubyeyi wa Nayira Kubwaho, aze nawe atubwire ijambo yateguye umubyeyi wabatiza. Icyubahiro n'isoterane ahangaha, namwe babyeyi baje kudushyigikira mu birori by'umwana wacu wakiriwe mu muryango wa Gikristo. Kristo Yesu akuzwe. Mbere na mbere mufashe twese dushimire Imana yadufashe kugira ngo uyu munsi ugere, tuziradushoboza no kugira ngo umwana wacu tumuherekeze mu rugendo rwo kwinjira mu muryango w'abakristo. Mumwishimize amashyi twese dushimire. Mugere mwiza amashyi dushimire nyakubahwa musenyeri wacu wadufashije akatwemera kugira ngo umwana wacu abe yabatizwa, akatwemera gutura uyu munsi. Mufashe nawe tumushimire. Biba ari iby'igiciro kinini iyo ubashe kuba gutanga ibintu bya runani batisimu. Tuba twaranitse turi bato natwe bakadukorera, ntabwo tuba dufite igihe kizagera natwe tukaba twamenye umuntu. Turabwira ababyeyi rero batugiriye icyizere bakatwemera ko tujyana umwana wabo muri batisimu. Turabashimiye n'abakozi. Rero n'abatindiye twese uko twateranye ahangaha mu muryango wa Gikristo, icyo twabasaba ni inkunga y'isengesho kugira ngo umwana wacu tuzarusheho kumukomereza mu muryango wa Gikristo. Kuko twagiriwe amahirwe natwe kuba turi ahangaha, twese tuzi akamaro byatubwiye kuba twarakwiye muri Kiliziya tuyegereye. Rero mwese muri ahangaha muzageragezanye inkunga y'isengesho kugira ngo umwana wacu azarusheho gukura anogeye Imana n'abantu. N'abatindiye rero kansabe umuntu ufite agakuni kandi ageneye umwana tukamushyikiriza. Sobanutse yize rwose kandi ahagaze neza. Dushatse twabashimira rwose, tukabifuza gutera imbere mu byose mu roho no ku mubiri nk'uko buri munsi ubwawe ubigaragaza. Navuze rero ko tutazabitoye. Icyubahiro Musenyeri Habimana ushobora diyoseze ya Ruhengeri, nyakubahwa Musenyeri Kagame Bizimungu Gisonga cy'Episkopi wacu, nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Katedrali ya Ruhengeri, banyakubahwa abasaserodoti mwese muri hano, biyegura Imana mwese muri hano, bakristo abavandimwe mwaje kumushyigikira. Kristo Yesu akuzwe. Nk'abakristo rero ntabwo twizera buri gihe kwazabaho iherezo ry'ubuzima bushimishije kuri twese uko tubyifuza, ndetse nta nubwo buri gihe twizera ko ubuzima bwacu muri iki gihe gihita
buzaba bwiza uko tubitekereza. Gusa twizera nta shiti ku buzima bwuzuye ibyishimo n'amahoro y'umutima tubikesha Imana mu gihe yiteganyirije. Ibyo byishimo tubibona dutunguye nuko ibyo twabazaga byose bigakendera, atari uko umuntu yabishyizemo imbaraga, ahubwo ari uko Imana yagennye kigeze cyo guhaguruka ukabaho neza mu mudendezo. Imana yitabara abayo ikabavana mu icumi y'ubuzima ikabashyira ibuntu, ikabaha kwishima no kunezerwa, maze abantu bagatunganirwa. Ndumva uyu munsi ari uko bibona. Ibyo naciyemo ni byinshi kandi bibabaje pe, ariko uyu munsi ndumva Imana impaye gufungura muri muryango mushya w'ubuzima hamwe na mushiki wanjye Eugenie Kangabire, kugira ngo inzira nziza ifungurwe. Sinshidikanya na gato ko Imana yifashishije imyitwarire Musenyeri Vincent Habonimana umwepiskopi wa diyoseze yacu Ruhengeri, none ikaba impaye kwishima n'abandi bose n'inshuti zanjye zose n'abavandimwe banjye bose. Nyiricyubahiro Musenyeri, murakoze. Umutima wa kigeni muzakomeze uharange aho muri hose. Ndagira ngo mwese mumfashe tugushimire. Mwakoze namwe kuza uyu munsi. Imana ibambere umugisha wayo, murakoze. Reka basabe tubikuye ku mutima dushimire Imana hamwe na Padiri ijambo ryuje amarangamutima n'igisobanuro gikomeye, haba kuri Kiliziya muri rusange no ku mwepiskopi wacu ku buryo bw'umwihariko. Twongere dushimire Imana. Abantu turabona basa nkaho bakibaza, kandi ko gahunda yateguwe buri munsi ababishinzwe bazi icyo bari buze gukora. Gusa mu kanya turaza gutumira nyakubahwa Padiri Fabien uhagarariye FIU mu izina rya FIU. Musenyeri wacu nyakubahwa Padiri Sipiriyani ushaka uyu munsi kubera yubile na 25, nyakubahwa General, nyakubahwa Padiri mukuru, nyakubahwa Basaserdoti muri yubile na 25, nyakubahwa Basaserdoti Bihayimana, Kristo bavandimwe, dutegereje ko duteraniye aha ngaha mu byishimo.
twishimira imbere y'ubusaserdoti nk'uko igitambo cy'ukarisitiya n'episkopiya bigarutseho kandi akanyamuneza kaba kari mu maso ya buri wese twishimiye umuvandimwe wacu Padiri Sipiriyani yahimbaza 25 y'umupadiri kandi akayihimbariza hagati muri twe nyuma y'inzira zinyuranye yanyuzemo tukaba turi ni ishema n'ibyishimo n'umunezero. Padiri rero imyaka 25 myinshi sinaba mu isi. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Pero fiyu fantasy mu ni ikigamije ni ubuvandimwe mu bumwe dufatanya urunana tugirana inama tugobokana dusanga imbaraga kugira ngo ingoma y'Imana yongere binyuze mu gaciro buri wese bavandimwe bavandimwe ba diyoseze Ruhengeri aba afite muri bagenzi be kugira ngo muri ubwo bumwe bwacu muri urwo rukundo dufitanye ingoma y'Imana yongere itanyuze ku magambo gusa tuvuga aho binyuze n'uko tubanye n'uburyo tubayeho nk'abavandimwe. N'urwo rwego rero abavandimwe bantumye babwire ko twishimye kandi twishimiye tukaza gutanga ikimenyetso cyo kwibukiraho ariko igikuru gazirikana ko n'utari hano kubera izindi mpamvu abashagaye abishimiye nk'umuvandimwe ari mukuru ari urungano ari murumuna wanyu twese turi kumwe ibyishimo umunezero ugahoka. Murakoze cyane icyo basigiri namwe mwese murakoze. Rero wakwigira imbere kugira ngo dutere kwicara badutere kwica umuvandimwe akabidufashamo. Icyubahiro Musenyeri Shumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Vicaire General wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Padiri Sipiriyani dushagaye, nyakubahwa abasaserdoti biyeguriye Imana, abakristo inshuti bavandimwe biteraniye hano, kanange mbasuhuze Kristo Yesu akozwe. Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri turishimye kandi turishimira Imana. Turashimira Imana ko umwe mu bana bayo Padiri Sipiriyani yiyeguriye Imana akaba umusaserdoti, none uyu munsi imyaka 25 ikaba ishize twaje kwifatanya nawe muri iyo yubile. Abakristo ba Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri muri rusange turishimye, niyo mpamvu dushimira Imana n'amashimwe impundu. Padiri Sipiriyani nawe turagushimira ko witabye karame, turagushimira kandi ko ukomeje ubutumwa Nyagasani yagushinze. Turakwifuriza gukomeza gutera intambwe mu muhamagaro kandi nk'abakristo umuryango w'Imana uri muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri
tuzakomeza kudusabira kugira ngo ubwo butumwa bukomeze kubukora neza. Abakristo rero duhagarariye dufite ikimenyetso dushaka kugushyikiriza kizaba kikwibutsa ko abakristo b'iyi paruwasi katedrali ya Ruhengeri uvukamo ko bishimiye iyi sabukuru nako iyi yubile y'imyaka 25. Ndagira ngo dusabe icyubahiro umwepiskopi wacu atwemerere ahaguruke maze adufashe kugushyikiriza iyo mpano izahora kwibutsa iyi yubile, kandi turakwifuriza gukomeza kuryoherwa n'ubusaserdoti. Murakoze cyane. noneho izindi mpano zaba zihari turaza kuzigerera akandi kanya kugira ngo gahunda tuyikoreshe neza. Hagati aho ababishinzwe twizera ko bari kugera ku bavandimwe bose babana icyo kunywa kugira ngo ibi byiza byose tubikurikirane ubu nta nyota nta kwigomwa. Hano rero dufite impano zitandukanye. Ya mbere tureba Muzehe Premia kuko yatubaye hafi, yabaye hafi umubyeyi wanjye kugeza igihe avuye ku inosi. Turagira ngo tumushimire mbere y'imbaga y'Imana n'ubwo yadufashe cyane. Premiani turakwigiye mbere tugashyikirana hano. Madamu Abdulkadir. Undi dushaka guha Imana uyu munsi ni Madamu Theodosia, niwe mama yitabazaga igihe yabaga yarembye akamuhamagara akamuherekeza ku bitaro. Ubwo turagira ngo tumushimire hano uyu munsi, niba ari hafi yakwigira imbere tukamuha impano. Madamu Theodosia. Ini mpano ni ya mushiki wanjye Eugenie na Brenda na Naye, kuko nabo babaye hafi y'umubyeyi wacu. Ndagira ngo nabo bashimire hano imbere y'imbaga y'Imana. Brenda n'abavugira imbere. Turagira ngo duhamagare Madamu
Theodosia iri imbere tumuhereze impano ye kugira ngo mushimire. Na Fabrice ugiye muri Canada Toronto ariko afite ubwoba bwo kuvuga ikinyarwanda hano bisa naho atagikoresha cyokora ashobora kuyimereza Mama Brenda mushikirana afite impano abaze ayimereza no Umwanyiriza kuri Maries Brenda nawe yigi imbere abimanire uyu munsi. Turabizi ko hari abandi bantu bagifite impano turagera mu cyiciro cya mbere cy'impano tube tuyisubikiye aha turaza gushyiraho n'imwanya ahubwo nyuma y'iriya ikurikiyeho turaza gutumira itorero Gisubizo baza bongera dususurutse nyuma yaho turaza gutega amatwi ijambo ry'umubyeyi wacu icyubahiro Musenyeri noneho turaza kwerekezwa n'indirimbo ya Yubile nyuma igihe gikwiye araza no kuduha hari gahunda rero yihereye y'izindi mpano twateguye n'icyo ashyira kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Icyubahiro Musenyeri nyakubahwa Fatiri Gerard nyakubahwa abasaseridoti nyakubahwa Abihayimana Kristo inshuti bavandimwe ndagira ngo nongere bashimire ko mwaje kwifatanya natwe mwaje kwifatanya n'umuryango kuri munsi niha amashyi y'umuntu. Uyu munsi rero dufite ibyishimo by'uko twashingiye kiliziya none uwo twashingiye kiliziya akaba yaraduhesheje ishema
ubwo uyu munsi yujuje imyaka 25 ari umugeni wa Kristu na Kiliziya ye. Mwongere mumpere Imana amashimwe n'impundu nyinshi. Uyu munsi rero waduteranirije hano, twamugeneye impano twamugennye kugira ngo twayifungure. Turifuza ko urugendo yatangiye azarukomeza neza. Abananasaba ngo mumfashe kakari gukomeza inzira batangiye. Murakoze rero ndabashimiye mwese. Imana ikomeze ibongere imigisha. Itorero Igisubizo Come on.
koko uwanga ibyiza arakabibona. Reka dushimire aba bana bacu ubuntu bwa Kiliziya, kubona abana mu rugo bakwizihiye bakidagadura bakakunezereza n'umugisha afite ndetse ubundi. Ndagira ngo rero uyu mwanya umubyeyi wacu yitwa Musenyeri nyakubahwa Vicaire Generali, nyakubahwa Padiri Mukuru Paruwasi Katedrali, nyakubahwa Padiri Cyprien Niyitegeka waduhurije hano uyu munsi, abasaseredoti, yego Imana, babyeyi, bavandimwe, inshuti, nongeye kubaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe. Imana yaduhaye ibyishimo birenze imyumvire n'imivugire, mu buryo bwanambereye kugira ngo mbone amagambo yo kuvuga icyo numva mu mutima wanjye. Ngahamya ko no kuri benshi muri hano batari mwese ubona ko ibyo tubona uyu munsi ari ibitangaza by'ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Mbere y'uko nkomeza rero dushimire Imana ko ibihe byiza yaduhaye gusanga uyu munsi. Kiliziya muri rusange irishimye kandi irahimbawe. Diyoseze ya Ruhengeri irishimye kandi irahimbawe. Umuryango w'inshuti za Padiri Cyprien Niyitegeka urishimye kandi urahimbawe. Kiliziya yishimiye kunguka umuryango wagutse. Twishimire ukuvuga kwa kabiri umwana wacu Anayela. Twishimire umuvandimwe wacu Eugenia yakoreye ibintu mu buryo. Twishimire umuvandimwe wacu Padiri Cyprien Niyitegeka, umusaseredoti wishimiye umusaseredoti, akaba ahimbaza muri imyaka 26 umusaseredoti yishimye. Kubera ibyo byose twese tugaragaze ibyishimo dushimira Imana kubera ko bikwiye. Koko urukundo rw'Imana tugira urugero. Imana ni igikwiye no mu buryo bari bihitiyemo bitugeza ku byiza.
twishimira uyu munsi, igihe akaba ari intango nshya y'ubuzima bushya kuri Anayela, kuri Eugenia ndetse no kuri Parisipiriya. Imana mu rukundo rwayo yabagaragarije ineza muri uyu munsi, kandi bikaba byerekana n'icyerekezo kiri imbere ejo heza hanyu muri kumwe n'Imana. Ejo heza hanyu muri kumwe n'Imana, ya Mana itivuguruza mu rukundo rwayo. Icyo tubifuriza rero bavandimwe ni uko mwakomeza kuryoherwa n'ibyiza Imana ibazigamiye, bakomeza kwizera Imana yo mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye, idahwema kubagaragariza ko ibari hafi kandi bafitiye umugambi mwiza. Ndumva rero kuri mwanya ijambo risoza iki cyiciro ari ngombwa gushimira muri mwanya Parisipiriyane. Turagushimira kuko waduhaye umwanya wo kwishima kuri ubu buryo. Mumfashe tugushima. Imana yifuje kukunyuzaho ibyishimo ngo bitwe neza ku muryango. Imana yifuje kuba igikoresho cyo kugira ngo igaragaze ineza yayo n'urukundo rwayo, atari gusa umuryango w'Imana muri rusange, aho ufite ubutumwa bwihariye bw'ubusaseredoti utagatifuza imbaga, kwiyigisha no kwita ushinzwe ubereka inzira nziza, ariko n'umuryango wawe ukawubera isoko. Umuryango wawe ukawubera urumuri rutanga icyizere. Urwo rumuri rero rutanga icyizere rukomeze rumurikwe, maze umutima ushinzwe umuryango w'Imana mbere rero kugaragariza umuvandimwe wacu Parisipiriyane ibyishimo mufite kubera ko mufite, ubundi n'umuryango wumve ukomeye kubera ko uhari. Mwese rero bifuriza umugisha w'Imana murakarama.
twese birumvikana duhagurutse ibitero bibiri gusa tuzirikane amagambo arimo, turayiririmba tuzirikana amagambo ayirimo. Ibitero bibiri nibirangira umwepiskopi araduha umugisha. Mwamikazi wa Fatima, bazina watu watagatifu, Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose na umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muhorane ibyishimo byo kumva ko turi kumwe n'Imana. Dushimira Imana.